reka nongere wikaze wamaze gukora subscribe kuri channel ya YouTube Yambi TV official ndetse nawe udukurikira mu bundi buryo tarakora subscribe ariko mukamukunda inkuru ndetse n'ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho. Niba yibuka icyo cya 39 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo muri koko cyarangiye ubwo Blaise yari agiye gusura mukuru we muri gereza aho baje kuganira ndetse yajyanye n'akana ka mukuru we, hanyuma mukuru we agasuhuza umwana we ariko akagusuhuza Blaise uko nyine bari bafitanye ikibazo gikomeye cyane ndetse Blaise yarimo aramwinja kugira ngo yumve neza niba ari wanditse iriya baruwa yariteyeho igikumwe cy'amaraso. Ese nyuma yaho byaje kugenda gute? Ibya Sylvia byemeze gute? Ahazaza ha Debora hameze gute? Reka dushamatse ko twumva cyo cyane 40 cy'inkuru nkubitsa kurira munsi ya video ukareba ahari bituko nitse jambo subscribe ugakandaho ugahita ukana akamenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyiraho igice cya 41 uzahite wakira ubutumwa bugufi ukomyesha kugeza ugahita ucyumva. Burya koko ngo wagumiwe n'amenyo hagamwa n'amazi. Ubonye ngo urukundo rumuruzi runzonga runzengereze rungendesha insozi n'ibihanamanga rumvugisha amagambure runtesha umutwe runtoteze nkaho nacumiye ku Mana. Ubuse nambaza imandwa zo kwa sogokuru bajyaga bambwira nkeze biheko na binego bya Kajumba wiyise ngumba y'ingwe akiyita ishokoro mujisha akiyita ubwire butagendwa ngo ni ihururu rya Ruhinda yishe Nyarumasangira na nyina ngo yishe Nyirudusinde tubura gicoca ngo mwiyambaze n'Imana y'u Rwanda. Oya reka da. Ese niyegurira Imana nazaniwe n'umuzungu nawe naje kumenya ko atari ye nsanga ikomoka mu Bisiraheli nabo kandi ntibayizi neza ngo nuko yabifashishije ngo igere ku bayo bisi yose nanjye ndimo. Mana ibumba isigateranya inyanja, Mana ituma babyara abandi bagapfusha, harya ngo niwe utera amapfa inzara inuma ahandi umurengo ubishe barya bakamena ngo ubukene bw'akarande n'ubukire bwa mirenge bivuka iwawe ukabikwiza mu bantu uko wishakiye, harya ngo ubu ntiwaca bugufi nyakubahwa dore ko iby'isi n'ijuru batubwira ko ari byawe ngo mubijye guhunitsemo umunezero no mu mitiba utinditsemo guhirwa unagireho gatoya wenda nk'agatonyanga kangana urwara ko nako kandema agatima ubu nduzi ko nenda kunogoka. Bambwiye ko wumva wibereye iyo ngo ibyo waremye bireba nk'uko tubona udushishi tugenda ku butaka ko ntaguhangaye ngo ndakubahutse ko nasomye kuri data wankundiye ukanyumva irya none ubu wasanga uri kundeba mu magana y'abatuye isi bose uti nka kari akagabo katuje ko nkabikiye ibyiza imbere. Mana nyumva mvaneho uyu muruho ntihururije nako ngo kukubwira se ukikibagura ubu wumvise. Mukuru wanjye yanze kunsuhuza ubwo namusuhuzaga kuri gereza abanza kunyurira ngo sinkimusura avuze ibyuko ntanamwandikira binkora ahantu kuko agatima kakumye ku kingenza nta kabuze nawe yanditse yabaruha ariko natekereza ku magambo yose yari ayirimo nkumva atabaza amakuru nk'ayo yose yanjye na Sylvie ariko nkeka ko Ernest yaba yarayamubwiye ubwo bari bagicuditse baturwanya. Nka mukuru wanjye twareranywe rero nubwo njye nayobotse ishuri wisuka ikamubona mujombi gikwasi gihatse byinshi nti none wowe kutanduse ntingaho mbwira se ko hari urwandiko rwawe nzi. Ubwo nahise mwitegereza ngo ndebe ko nibura ahinduka mu maso nk'utekereje ko namuvumbuye mbona nta gishya mubonaho cyangeza ku ngingo ingenza ambwira ko yatekereje kunyandikira akivuga ko atarazi neza agace ntuyemo. Dukomeza ibiganiro tuvuga ku bintu byinshi birimo uko abayeho muri gereza uko igihano cye kigiye kurangira mubwira ukuntu namenye ko ari we ari na Ernest nta wagize uruhare mu rupfu rwa shiri wanjye Sylvie ambwirira imbere ya kakana ke ko rero namufungishirije ubusa maze numva nteye ikintu ndamwaragurika ariko nihagararaho nk'umuntu wasomye mubwira ko atari njye wamufunze ko yazize kunanirwa kwisobanura imbere y'abagenzacyaha akaba ari uhamwa n'icyaha nawe yumvise muhaye imbere y'imfura ya buri cyo avuga abura icyo arenzaho ngo yikure mu isoni areba umuhungu we asanga nawe amatwi yarayabanguye kuko yegereye ku isoko yaho yagombaga kumenyera ukuri kandi kuko nari namuhakanije ku byo bari baramubwiye tukiri mu rugo nawe yari afite amashyushyu yo gutahana amakuru mpamo kari akana gashabutse kandi kari mu myaka y'amatsiko n'ubuvumbuzi. Mbonye ko Garamfurere byamuyobeye ndamusonga ariko kandi nka ya mpyisi y'iwanyu kurya ikurundarunda mukura mu isoni mubwira ko yataza kugaragaza urwango yanga ufite ubumuga bitari kumugeza mu nzu y'imbohe ariko nshimangira ko nzi neza ko ari umwere kandi ko yaba byashobokaga nari gusiga mufunguje agataha akisangira umuryango we akajya kuwitaho. Maze ambwira ko iminsi amaze mu buroko yamubereye ishuri rikomeye ko yamenye ko bambisa adakurura ko yabonye ko umuntu abaho adafite uburenganzira bwo kwisanzura ngo akore icyo ashaka ngo ajye aho ashaka n'ibindi ngo yicarane n'inshuti basangira agacupa. Anavuga ko yahamenyeye umwanzi n'umukunzi ko benshi mu basangiraga inzoga bagahana ibitekerezo mbarwa muri bo bari bagerageje kuza kumusura
ambwira ko abantu baba bakubereyemo umwenda baba batifuza kufungurwa ndetse wanabasaba kuguhaho make ngo wiyondore cyangwa bayaho umuryango wawe usize inyuma bakemuriye bagoye bakakumva bakavunira ibiti mu matwi. Ubwo kandi biba ari amahoro iyo batagucyuriye ngo nuvamo tuzakwishyura. Naramwumviriye ndamukomeza mubwira ko agatinze kazaza ari amenyo ya ruguru ko mu mezi 2 arabafunguwe agasubira mu buzima busanzwe. Mukuru wanjye rero yari umutaripfana, umucungagereza yamusabye gusubira mu bandi igihe twahawe cyo kuganira cyarangiye. Mu kunsezeraho yanshimiye ko namuzaniye imfura y'ikamuramutsa maze ananjomba ikindi gikwasi, ambaza niba ntarabonye ko ibyo yavugaga byabaye impamo. Mubaza icyo ashatse kuvuga, ambwira ko ibyo yifuzaga ko ariko byagenze. Numva sinsobanukiwe, anyerurira ko ntarongo yo atashakaga. Numva arampamije. Ku rundi ruhande ariko ndamurakarira kuko yari akiniye ku rupfu rw'uwahoze ari umukunzi wanjye. Nanjye mubwira ko numvise urwishe yankarukiye irimo. Yagiye amwenyura nanjye ndaseka. Mfata akaboko umuhungu yamurebaga nk'udashaka kumusiga, apepera se arimo arenga n'amacungagereza. Turerekera turataha. Ngeze mu rugo iwacu baranganirije bambwira inkuru zo mu cyaro zose, ababyaye, abitabye Imana ndetse n'abimutse. Nanjye nagendaga mbona abantu ntazi nkagira ngo nabashyitsi cyangwa bihitira, naho sinkamenye ko ari abaturanyi. Byari nka 11:15 z'umugoroba, maze tugiye twumva hari usuhuriza ku irembo, maze tumuha ikaze arinjira. Yari umwe mu barokore batuye muri ako gace. Yadusuhuje muri rusange maze ataranicara baranshakiye, atangira kudondobekanya indimi tutumva, za zindi z'abarokore namwe muzi. Arazivuga shabarakatabaya ya katipo. Iwacu barumiye nanjye ncyubwoba kuko batari bakabonye umuntu uvuga izo ndimi noneho mu rugo rwabo. Nanjye naratitiye kuko ntari nzi ibyo bintu bihatse, nari narabaye igikange pe. Uwo murokore w'umugore yavugaga ibyo hanze tsindagira ibiganza ku rutugu, maze atangira kuzivanga muri Kinyarwanda asobanura, maze akajya avuga mbona yemeze nk'aho amagambo ari kumugora gusohoka, mbese nk'uri kuribwaribwa umubiri wose. Nuko ambwira ko nigize ikigomeke ku Mana ngo ndashaka ko ingeragerezaho gukomera kwayo, ngo nsigaje igihe gitoya nkabona isomo nintisubiraho. Iryo jambo ryaranyisobye sinasobanukirwa, maze akomeza kumbwira ati mbonye ugenda ufite itoroshi muri kagakeya maze ugera ahantu hijimye cyane uri wenyine, maze imbere yawe haturuka ikiyoka kinini cyasama muri uwo muhanda ku buryo mu kanwa hacyo hiremyemo inzira isa neza na wa muhanda wari uri kunyuramo. Mbona akamaro ufite ntikabasha kukwereka ko imbere yawe hari ikintu kidasanzwe gihari gishinyitse amenyo. Ati ndi kubona ukomeje gutambuka ntacyo witayeho, kandi inyuma naho ndahabona igisa nacyo. Yavugaga yisemura, numva intoki ze zuzuye icyuya nk'uwagenze ibirometero byinshi. Avuga yahagira arongera ati ndabona ugiye kugika. Atararangiza iryo jambo kuvuga biramunanira, yikomanga mu gatuza nk'uhata ngo risohoke, ariko biranga yitura hasi. Tujya kumwegura tumwicaza ku ntebe. Njye n'ababyeyi twararebanye turumirwa, ariko twirinda kugira icyo tuvuga kuko yari guhita twumva. Mama yahise abwira kuzukuru ke ngo kazana amazi duhe uwo muturanyi wari uduteye n'ibyo yavugaga tutari dusobanukiye neza ibyo ari byo. Twese twumvaga ibyo avuze bisa n'inzozi twajyaga turota, ariko ibyo byo by'umwihariko nuko yarabivuze adasinziriye ku manywa izuba riva, kandi yabivangaga n'izindi ndimi tutumva. Gusa njyewe nibutse ko babarokore b'Icyangugu wa Sylvie bateye gutyo numva atari inzozi izi zisanzwe, ahubwo mbifata nk'ubuhanuzi. Ariko ntumbaze ngo bwavugaga iki. Byari mu gicuku pe. Uwo mugore yamaze kunywa amazi n'ubundi akomeza kugaragaza intege nkeya n'umunaniro ukabije. Mama muramburira ikirago hasi cyari kiri inyuma y'urugi, maze akimuryamisha harasinzira. Natwe twagumye aho ngaho muri salo tuvuga gakeya, ariko twahiye ubwoba nyine. Papa yambajije ngiye wize ibyo yavugaga niba nabashije kubisobanukirwa. Ibyo ari byo mubwira ko nanjye byanshanze ari mu gicuku, ko binkize mu rujijo ko ahubwo nakanguka turamusobanuza neza. Ubwo mama yagiye guteka njye na papa dusigara twicaye muri salo tuganira. Wa murokore nawe yasinziriye aho hasi. Maze hashize akanya papa nsiga muri salo ajya kwinikiza inka ze, maze akigenda wa muhanuzi kaza arabyuka, mbona badutse nk'aho atarasinziriye. Mubaza icyo yarabaye, maze ambwira ko ntacyo. Ndamuhakanya. Nawe urumva umuntu mwagombye gusukira amazi woshye inka nabyo bikanga akaryama iminota 30 igashira? Kumbwira ngo ntacyo yarabaye no kwigiza nkana birumvikana. Byari ukwihagararaho. Yambwiye ko impamvu yacitse intege ari uko Imana yari imubwiye ko ntasobanukiwe neza ibyo mpanuriye, ko yakwisinziriza ababyeyi bakabanza bakiheza akabona kunsobanurira neza, kuko bitari ngombwa ko ababyeyi bamenye ibyo ari byo. Sinigeze nemera ko ibyo yisobanuyemo ari ukuri. Uwo mugore yahise ambwira ngo kugira ngo Imana inyemeze ko ikorera mu bishatse, kandi ko ibyo ambwiye ariyo yabimubwiye, ngo kubera ko nshidikanyije mu mutima intebe nicayemo sindi bubashe kuyihagurukamo kugeza iwacu baje tugasangira ibya nijoro. Numvise cyari igipindi cy'abarokore, maze mpita mpaguruka ngo mwereke ko yibeshye cyane. Nkibigerageza nahise mpagurukana intebe nkaho yaremanywe n'akabuno kanjye, ahubwo yari inciye umugongo kuko yari intebe y'inyegamirwa itazingwa.
maze mpita numva ibyo bintu bitumvikana uko byashoboka, maze nongera guhinyuza bwa kabiri ndahaguruka, mpagurutse bimbera nka mbere, noneho mbura icyo ndenzaho ndamirirana. Nakoze ku kibuno ngo numva ikiri gutuma intebe imfataho nkaho banshyizeho supaguru, numva nta kintu kiriho, umuziro kwari guhaguruka gusa. Nahise nsaba imbabazi uwo munyamasengesho, maze ambwira ko ntacyo yabikoraho, ahubwo ambwira yuko namusaba kumfasha gusobanukirwa neza ubuhanuzi yampanuriye. Namusabye kunsobanurira icyo nakora, nako icyo nakoze gituma Imana insaba kwisubiraho, ambaza niba ntarigeze nkizwa wenda nkabivamo. Ntabwo uwo mugore yari yakambonye mu barokore na rimwe, rero kuba yaratangiye kunshidikanyaho gutyo numvise ngize impungenge, niyemeza kumubwiza ukuri kuko nabonaga amaherezo aranabivumbura. Ambwira ko nanze guhamya ibyo nizeye, ngo nintabikoreraje nshyire ku karubanda mbikore ntumva ntabona. Mubaza noneho ikitoroshi ryaka gakeya n'inzira n'uruyoka bishatse kuvuga, ambwira ko urwo rumuri ruke yantwaye ari agakiza nakiriye, naho urugendo rwahijimye ndimo ari ubuzima mbayemo budasobanutse ushingiye ku buntu nakiriye, kandi ko bwuzemo ibikoko byinshi bishaka kunshocomera. Yongeraho ko nsabwe kugira icyo nkora bitaraba nabi, nkabwiza ukuri umugore wanjye ibyambayeho byose. Icyo cyari ikizamini gikomeye cyane, ariko nticyari kuruta ibikomeye mbonyaho. Ntarinzi nabyo niba ndabihonoka. Uwo mugore yambwiye ko igihe cye cyo gutaha kigeze, nabwira ababyeyi bakaza akabasezeraho, numva agiye wenda kunsabira iyo ntebe ikamvaho, maze mbimusabye aranga. Papa yahise ahumuza inka ya mbere, maze azana amata turayashimira. Papa yansabye kumuherekeza, mbura icyo musubiza kuko sinari kumubwiza ukuri ko numanye n'intebe. Namubwiye ko ntamenyereye kugenda ahantu hatagira amatara, amvugiraho neza ngo abanyamujyi we. Yasohokanye nawe mugeza ku irembo, njye nsigara byanyobeye. Nibuka ko nkunda kirari uko bari ibiryo bya nimugoroba, agitirimuka aho nahise numva nk'ubwe nshaka kunyara, maze mbura uko mbigenza. Intebe ntiyari iremereye ku buryo ntayigendana kuko byari kuba ikibazo kindi bigateza impagarara, ahubwo niyo mpamvu ntabikoze. Narwanye nayo, wenda nkeka ko imbaraga zagendanye na wa mugore byabaye by'ubusa nguma aho ngaho, ari nako ndushaho gushaka kujya kwihagarika. Nibutse ko ibanga ari ukubwira mama ngo azane ibyo kurya tujye vuba, maze mama nawe asoko nkuhura, maze ambwira ko habura nk'isaha ngo bibe bihiye. Yababa we, mbega ukuntu numvaga merewe. Sinari buhaguruke kandi sinari kubasha gutegereza icyo gihe cyose ntarinyarira mu mapantaro muri salo ya data. Iki cyari ikigeragezo ndabarahiye, burya ribaruwa riraye uruhago rwenda guturika pe. Papa yahise ahumuza maze arangije araza muri salo nawe aricara. Ntabeshye numvaga naturumbukana iyo ntebe nkajya kunyara, ariko mbona data yamururiza agira ngo ndasaze. Ayiwe, mbega ikigeragezo. Maze kumva ubwenge bugiye, nahise mbona mama aje ateruye isahane nini iriho ibiryo, aseka kuko yari yambeshye ko bitarashya, ntiyarazi urwo ndimo ndwana narwo. Agitereka ibiryo ku meza nahise nibwira ko bikemutse, mpita mpaguruka niruka hanze, mbona intebe nayisigaye aho ngaho. Sinjye wahera, mbega Imana mbonye. Ntikintu utanitonze yaguhitana pe, ariko ni n'umubyeyi kuko yari ingabanyirije umusonga. Nasubiye i Kigali mbwiye ko ndahamiriza umugore wanjye ko nakijijwe, mugeze imbere nawe yihutira kumbaza neza, mbanza gucecekaho gatoya, abona hari icyo ndi gutinya nabuze aho mpera nkimubwira. Nari nzi neza ingaruka nagira zo kutamubwira, ariko sinari nzi uko Debora azakira kujya dusengera mu rokore, cyane ko yabangaga urunuka. Bikinshanze ntaravuga, nahise numva umuntu akomanze tujya kureba. Mbona n'abashinzwe umutekano bari kumwe n'umucungagereza. Mbabonye bambaza niba ari njye Muhire Blaise, ndabyemera. Bahita bamfata abanyambika amapingu baranjyana. Madame babajije icyo bampoye, baramucecekesha. Reka ngure cya 40 cy'inkuru uko nazinutswe urukundo arakirangiriye. Niba hari amatsiko usigaranye uko byaje kugenda, ucyo usabwa gusa nukura munsi y'inkuru ukareba ari buto kurenze ijambo subscribe bakandaho, ugahita ukana kumenyetso k'inzogera gahita kaza ku ruhande kugira ngo dushyire cya 41 uzahita wakira ubutumwa bugufi ukumenyesha uko kigezeho ugahita ucyumva.